ibihe byiza mwese mu kurikirana 250 ahangaha turi ni ku ishuri rya Gesimushi ahagiye kubera umuhango wo kwakira radiyo Mariya Rwanda muri ya gahunda yabo yo kwegera abakristo bayo kugira ngo babasangize ibyiza, bababwire ibyiza uko babo bimeze, kugira ngo babaganirize, bababwire n'inteko y'iwabo. Ndagira ngo tugende nituze kubana muri gahunda, ntucikwe. Ni ibintu byaza kuba biryoshye kuko ni gahunda yo kwegera abaturage, wegera abakristo, ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi. Ese abakristo babayeho bate, basenga gute, niyo yabo ya munsi iteye ite? Mbese aba ari ibintu byiza cyane, aho umukristo avuga mu bwigunge, akavuga uko ibintu abyumva. Ariko noneho uyu munsi ho ntabwo ihuza uko baraza mu kigo cy'ishuri, aho baraza kuganiriza n'abanyeshuri bakamenya impano zirimo, abanyeshuri bakidagadura, bakagaragaza ibiri muri bo, mbese bashoboye iki, cyangwa se mu buzima busanzwe nizihe mpano bafite, nizihe ibibazo bafite, nizihe mbogamizi bafite. Ibyo byose radiyo Mariya Rwanda yageze kugira ngo bibane nabo, kandi biraza kuba ibintu byiza. Dutangiye n'impuhwe z'Imana nk'uko bisanzwe, ikigo cya gikirisitu, abanyeshuri bafata umwanya wo gusenga, bakaganira n'Imana, bakibuka ko Imana ariyo ishobora byose, bakibuka ko Imana ariyo itanga ubushobozi, bakibuka ko Imana ariyo mugenga, bakibuka ko Imana ariyo ifasha umuntu kugira ngo agere ahagera. Niyo mpamvu dutangiye n'impuhwe z'Imana kugira ngo dukomeze twiregize Kristo, tumusabe kutugirira ibintu byo tuba twagiyemo bidatunganye. Ni ibintu byiza kandi binejeje umutima kuba umuntu ashobora kuba yabona umwanya ari umunyeshuri ari ku ishuri, akabasha kuganira n'Imana, akabasha kumva yumva abohotse, akabasha kwihana, akabasha kumva atunganiye Imana. Ni ibintu byiza rero, bikaba akarusho kuko radiyo Mariya Rwanda yadusuye, aho dushobora noneho